Rwanda rw'abanyarwanda nitugihura n'ubujiji kuko twabonye. Uraho neza Rene? Uraho neza mama Gasiki? Ese ko mbona ugenda utarwiyambitse? Imodoka za ngoma ntiziri bukugongere mu muhanda. Oya winseka mama Gasiki rwose nawe. Ubuse urabona nanjye nataye umutwe wagira ngo noneho narunyweye pe nabuze aho njyana abanyeshuri banjye babaye injiji neza nawe wabwira icyongereza no gusubize nuko byangendekeye. Yewe nari nzi yuko usobanutse buryo usobanye bigeze aho ngaho. Aspek ntabwo uzi yuko batangiye kwandika koko. Dore umanuka hariya muri gare rwose. Haruguru ya rompuwe yari yahegeranye n'iriya stade y'akarere. Ugahita uyoboza ugera ku umusekirite ukamubaza ibintu byose aragusobanurira maze ukinjira mu kigo. Rwose ihute pe, ihute ujye kwandikisha umwana wawe pe, urebe yuko yajijuka. Ariko abazimu baragwira koko. Umuzimu wanyoheje nkajyana umwana muri bya bigo bidasobanutse koko ni umuzimu nyabaki. Ese kumbe nkabona umwana wawe Gasikiri ni umunyabwenge, igihugu yarakizengurutse yakimaze, abanjye bari aho ngaho gusa mu byaro. Aha. Reka nkumvisha ukuntu umwana wanjye avuga icyongereza neza dategwa ukagira ngo aturutse muri biriya bihugu bivuga icyongereza. Okay, my name is Lakoze Bonel. I'm known to be Gasikiri on YouTube channel where I play some comedies in the holidays. I start there at Aspeke in Senior 2. Our school has different things like school library, computer laboratory, and a football pitch, and there is even a basketball pitch. Many students will enjoy in break time while playing. We have some intelligent teachers who teach us many languages, many subjects that will help us to make some careers in future. So our headmaster help us in French studying because he's very good at it. Thank you. Yampaye inkaruvuza ngoma. Uyu mwana ni umunyarwanda? Ni Gasiki narinzi se? Ahaha, abanjye bo baradidimanga. Wagira ngo ni ba Yakobo. Icyongereza wapi, Igifaransa wapi. Ahubwo mbabarira umbwira ibisabwa kugira ngo nirukanke vuba vuba. Ngo yaguhaye inka. Yaguye inka ntabwo burinjije bigeze aho ngaho. Erega burereka nkubwire n'ikindi kintu utazi. Umudirecteur wabo yitwa Karerangabo Joseph. Yagiye ahabwa ibihembo bigiye bitandukanye. Harimo imidari, harimo ibikombe. Noneho hari ibindi biro winjiramo ngo byayitanda. Mana yo mu ijuru we ari kuri ya musore ni bari n'umusore ni bari n'umugabo agira isuku. Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Iyo ngira ikivugirizo mba ngimeze ngikubita pe. Ariko reka nanakubwire ngiye kukurangira. Ku bindi bisobanuro urahamagara 078 544 0268 cyangwa se uhamagare 078350 nagusubiriramo kuko ndi kubona rwose amatwi yawe atari kumva neza pe. Ni 0785440268 cyangwa se ugahamagara nimero 0788508025. Ihute udasanga imyanya bayogutanze. Aspek urindashyikirwa pe. Aspek Secondary School. Aspek Secondary School. Aspek Secondary School. Itangazo rigezwe uyu munsi hari cyorezo cy'inkende cyitwa ubushita kiragushita gurita kirinze. Bane rero mujya mu kabari abantu mujya mu ngero zitateganyijwe muhura ahantu hari abantu benshi bo mu isoko basore n'inkumi mwirirwa musomagurana iyo binwa izagera icike emere nk'ibinwete by'ihene. Itangazo tugomba kwirinda tukaraba intoki neza kwirinda gukozanya imibiri y'abantu mu gihe tubariro tutateganyijwe mutugabanye mujyahize kwifata bagomba gukoresha ngiki n'iki mu bireke. Icyorezo cyazira mu matembabuzi kubira ibyaha byinshi cyane ntabwo byemewe ngo bivuze ko siporo muzajye muzikora gake gake. Itangazo
rusansi y'ubusa niyo bavuze icyorezo cyateye ngo mugome mu rugo no ukabusiza ibikoti wajyana ikivumvu urugiye mu kabari wumva utari guteza ikibazo leta koko aya ushobora kuvuga ngo ibikotega gakotegejwe na bene wanyu uranje ntawe nokunda ukuntu wicane nkawe gitinyuka ngo naho bagitoye ngo ni ca mudugudu nakubundi ubwo ntawe uri umumotsi ntahari we nagumaga numvaga winyeraguzamo ngo hateraga icyorezo ntawe uzi ngonga se ushobora kubona njyewe ndi kumwe nawe naho nari nigiriye ku kabari se njyewe urabona nari nigiriye ku kabari njereka nkubwire wacana we nje ntaho njyewe nkundaga akamenyero ngako cyorezo se kizagenda gihitane bene wanyu n'ahantu ngiye bagikoreye ngo kizoze kimpitanaga ikomuze niyo ushaka ibintu byo kugorana koko utaje ngo uyirebe no ukuntu ureke nk'izuba cyangwa ikirere cyose urabona wowe upfuye waze kwirinda urabona utatugora turi kugushingura koko wajeka kugora leta koko leta na bene wanyu gasha ariko uranyumvira ngo urivugishaga ngo ibintu byo gushingura bashingurwa n'umuruho wambwawe jereka nkubwire sha nta icyo cyorezo nije baje bagikorera ngo kushaka kizankinguraga cyangwa ngo kinyicane reka nje nkubwiraga wacana cyangwa se wa mudugudu we nje ntaho ngewe ibyo bintu nubwo ndi mushashi no ntaho mbikundaga gusa ngewe ikintu nkubwiye uritonde gada cyane mama bamuze twumvikane yagusabye gusubiza ubutitsina bwa nyuma usubire mu nzu ntabwo icyorezo kirarangira umugende ugume mu rugo nzongera ntabwo amatangazo ko icyorezo cyarangiye uyu muhanda nijye n'abadashinzwe kubahiriza amategeko ugomba kurwana nabo usubire iwawe ariko nje naho ndi kubyumva ko numvaga wivugisha ngo uzongererwa ngo utangaze ku matangazo ngo icyorezo cyarangiye niwe woje ugiteza uzongera unagisubizeho kisubirayo noneho ubone kuja uvuga ngo uragisubizayo ngo uzongera ngo utangaze ngo ku matangazo ngo cyasubiyeyo wandi kugira ngo nyine mese nk'umumotsi nk'ukuri kubivuga urabona ko inaha rwose turakinnye intara ryo dufite ngo turatangaho amatangazo nka gitifu akagari aba yambwiye ngo nzi bamenyeshe icyorezo kirahari kugira ngo mwirinde nikinagenda wenda leta y'u Rwanda yacu yadufashije nyine hakaza imiti ivuye hanze cyangwa wenda abaganga bacu b'inzobere bakabikurikirana kwaje umva icyorezo kikagira nzaza nongere mbamokere urukumva yego ndamokara ariko ndimbwa ariko nyine kugira ngo mbamokere umenye ko icyorezo cyarangiye nawe uhita ujya mu kabari ujya kunywa iryo cupa ryawe ariko se naho kunangiye kuza urabona hakuze ko ujugira ubwenge ari burya nuko ari buke kanje naho nasu akusu rwose mfasha dore nawe umuntu wakanga 170 abandi bose bamwe bajya bananirana urumva ni bazapfa nyine nakazi kabo wewe ukurikiza amategeko n'amabwiriza ariko usanga muri musaza w'umujene urabona n'abakorofate n'ikindi cyose subira mu ayo ubone nje nitwaga professeur niri bisubira amagudu woje nubikurikirane kwaje ariko umuyobozi uzi ko buryo nawe wamenya kujura sobanuraga uyareka nanjye nsubirego kushaba buryo baje bavuga ngo itegeko rije rirushibuye kuja riremeraga naho kansubireyo bose nute ariko nawe uje unyikoreshaga hosha naho mbwanga icyorezo cyanduranaga se mu kuguma kwejerana no nute rwose ngirira vuba dore ariko cyangwa ubwiza ukuri ejo cyorezo n'ikitaba cyarangiye nje nawe bizakunda ejo zongera mbamokere icyo cyarageza kumenya nute tutabana bagenda nisubira kwingora ntabwo namara iminsi bise naho kazi kawe ushaka kuzabira ifuro mu nyuma ako gatafari shero umeze ute noneho ntabwo ndimo kukumva neza ni network ndimo kukumva noneho ngiye kuza nsange yageto wayiteguye neza njutse gake mama araryamye urabona ko bwije none ejo bundi wamaye amafaranga make bwije kandi ari ku minota uranyongera amafaranga sange geto wayiteguye neza n'ibikoresho wabiteguye umva ubu ndimo kuza erega sheri nunanyongerera umva urabizi neza ko ngukunda umva nzanabona umugore wawe Zanano yego iyi telefone ni yukoshye zaye gusubiza ruko icyorezo cyarangiye urumva ndi ukora kari kwitapagura ukajya gusura nzabasore muri gato uwo musore se nurwari cya cyorezo cy'ubushita azakuvuza cyane iwanyu bazahangayika cyangwa ejo bundi bagatwika inda akagenda akagera iriya kandi nyakubaho bazajya bakabeshya bakajya no mu kabari kunywa inzoga kamunywa amabyeri n'amaburusheti n'ibiki urema bukazanye inda muko iyi telefone ntabwo nayiguha nzayiguha icyorezo cyarangiye
mereza nyoko wanjije umva wa muhungu we mereza telefone yanjye ntago wayinguriye utazinyogosheraho mva muko kwambura iyi telefone ntabwo bihagije ahubwo kamujyana iwanyu mushira nyoko urami iyi telefone mama ataza kumenya ko hari aho nari ngiye nari bindayigwa ariko mutatse reka tugende nakiyemeje nta muntu uri bumbaneho muri uyu muhanda gisubira hose nyine hagana cyo cyane zagatuza n'ibishati bingo kigiye mu muhanda uyu muhanda ntabwo yemerewe kugera subira iwanyu vuba kwa nyuma genda wowe ntabwo wambereye ibi bisengero uba wambaye umuhanda sidi kugendamo wowe kuri kuwugendamo baguhaye uburenganzira bwo kuwugendamo wowe nturi kuwugendamo uramburiza iki kugenda mu muhanda byaho dutandukanye njye mfite akazi kandi ka leta bamuye uburenganzira bwo kugenda muri muhanda wowe ntabwo yemerewe kugera kuko nagukorera leta kateye icyorezo cyitwa ubushita rero n'ubugendamo kikagufata kikagushwitagura ukajya kurusha iwanyu ntabwo leta tubyemera subira iwanyu kwa nyoko hidukiza ubusitsi novuga ubushita se niki gashitagura bene wanyu wewe ntabwo mbuza kugenda uragenda ujyaho ukagenda ubashye ubushita ni ubushita bw'inkende icyorezo kigera kikagufata none ukagera ukazana ibibwene ku mazi ukazana ibintu bimeze nk'ibihe ihuta nango genda ariko reka mubwire niba kinogera mbona kandi karuka tukabwirwa ngombe ukazafashwa samara icyaha cya mukaso wanje jo karosa gusa nani murabera kujya muri umwana ukina abaturage bibanyu bagaho muri utuye bingamadora kuturuka ahantu kure mabere ya nyoko niba tunazamuka dore bavuga ko umwana ariko uyu munsi njye ntabwo muri bunarere urabona ukuntu bigenda bikora naho uzi ko wajyana umugabo n'umugore batabyemera muri uyu muhanda gukora ibyo ntabwo wemerewe kugendamo musubire iwanyu vuba reba akagacucura wowe se ubivuga urinde wagicucura ku buryo uvuga ngo ntabwo turi bugende muri uyu muhanda ubu waso ubu wa nyoko ni uwande muri abo bose nkubwiye ni uwande ubundi iki ni gitorotse inderara gishobora kuba cyasaze wasaze pe wasaze yasalire ku iseta ry'abasazi umva njye ntabwo nasaze wateye icyorezo cy'ubushita bw'inkende ntabwo wemerewe gukorana naho abantu mujyana mukorana bwabo bwari bwanyu cyangwa abakobwa mujyana mu baroki ibyo ntabwo byemewe icyorezo cyari noneho kirisere ni ukukushwigiriza kikagushwitagura ukazana ibintu bimeze nk'iby'ibinywete nyumvira uyu mukanje wallahi icyorezo cya coronavirus cyaraje kiransimbuka sidiraza iransimbuka umutezi nawo nawukize mu gitondo kuko nawo urwaye ejo bundi nawo wansimbutse ubuse ibintu biri kumbwira ngo ahubwo wowe menya wasaze pe wasaze pato wowe abari numbwire nawe uyu muntu urabona ari muzima ntabwo ari kizima cyangwa ku kagari nire baratanga ubushita sha ushaka gutanga muri kubipinga kandi ibintu biri seriye ibyo bintu ntabwo biri seriye ahubwo cyagushitagura kikajya kuri nyoko mukamana kikamuha amakuru yuko cyagushwitagura uri mu bitaro urembye akazi kawe ibyo bintu urongera kubivuga iyo uzanyemo mama nyewe bagire bamukira hasi nyine baza ngo akazi ka leta sibyo kandi muri mukomeze kugenda rwaye mugende gishaka kizabica ndatanga raporo yuko mwana ni mugende genda shawa waruswendewe urumva kiriya kirogoryo kari ubushita bw'inkende isa n'ubushita bw'abantu uyu nguyu yaza kuba ari inkende aho nari bubyumve none ngo ni ubw'inkende nyine asike uri icyohe gusa mu izina rya Yesu yabonaga umuntu umubita n'umugabo arabizi nawe
ntabwo yankozaho urushipe urashaka kumubita unziza iki gakubita ubusore mu zutu guturabyo twaroza uriko mugana ujye ntabwo uzi icyorezo cyateye ukuntu kimeze niyo nzobe wowe kikugezeho uko gushwita urukamera nk'ingurube tubiri wanyose kujya gufatereza umugabo gafatwa wibye gafata n'ibyo bijisho byawe n'ibyo binwa byawe n'ibyo byinyo byawe cyangwa urambuza kugenda n'ibyo byerezo byateye iwacu ko byateye iwanyu n'ahandi hose jyawe ntazi iyo byateye iwacu uramenye di jyawe n'umugabo turi bazima ndetse n'umwana wanjye siza aryamye asinziriye aryamye neza kuri matera Rwanda fomu na kuvurori nziza ibyo ruza kumbwira ndi kumva uri kundukaho ariko washira isoni mada urabona ukuntu uri kwirata ngo buriya ngo ufite umugabo ugufata neza iyo nzobe yawe se uri kwiratana icyorezo kikugezeho ugira ngo kirarobanura cyagushwitagura noneho ayo matera uri kwirata akagira ukamera nk'imbeba y'umushushwe imwe yishwe n'inzara itabasha no kubona n'umwenda ushwitagura wasubira iwanyu cyangwa gatata muri ibyo bigambo umbwira bakabitera ivumbi hani se inzobe niba ari yanjye se bakubwiye yuko hari inyogosenge waje kuyintwerera umva mbabwire niba rero mwana amenyereye kujya musuzugura abo mwumva mwiboneye njyewe ntago ndi insina ngufi icibwaho urukoma ndeka ngende niba wanze ko ngenda kuneza ndagenda kunabi Yes ati wabimenye ubivuze neza ukuri ngiye kugukubita uragenda kunabi nye nakubitwa amadigi ndo kugaburira sasaga sori kunyeshora cyane cyamuka ibashye sunkora ubanza kugaruka kuri taka Bagina na yetu kakujwiti nari kibazo leta yakugira muri turanye babira bitumba wumvirije wumvira mu nyengo apupfuka ngamatera zimfashanya ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi